Reka rero twongere tubasuhuze kandi tubashimire abo dukomeje kubana muri zino ngendo zo kuzenguruka hirya no hino mu turere. Mbabwire yuko ahangaha turi ni mu karere ka Gicumbi muri gahunda yo kugira ngo turebe ubwiza nyaburanga bugiye buri mu turere hirya no hino, yaba ahazwi ndetse n'ahatazwi, ndetse tunarebe n'amahirwe ahari agiye atandukanye muri ako karere ku bashaka gushora imari cyangwa ku bashaka kuza gukorera muri ako karere. Ubundi turakomeje n'umunsi wa kabiri turi muri no rugendo mu karere ka Gicumbi, turi kumwe n'umukozi umwe ushinzwe mu bijyanye n'ishoramari muri ako karere. Ngira ngo n'ubundi yakongera agatangira twibwira. Murakoze, yitwa Gatembezi Benerde, nkuko nawe babwiye ndi umukozi w'akarere ushinzwe guteza imbere ishoramari na serivisi z'imari. Reka tumaze tubashimira urugendo muri kudufasha kugira ngo tugende tumenya by'umwihariko n'akarere ka Gicumbi. Murakoze. Ubu kuri uyu munsi wa kabiri tugiye kujya kureba inyambo mu murenge wa Kaniga. Yego. Turava tujya kureba one border post. Yego. Gatuna. Nyuma yaho turajya kureba aho bacukura amabuye y'agaciro ya zahabu mu murenge wa Miyove. Yego. Tunareba n'urugezi rwa Nyirantwari, aho akarere ka Gicumbi naho gahana imbibi na Burera, n'urugezi ruri hagati y'utwo turere tubiri. Turava tujya ku kiyaga cya Muhazi. Yego. Noneho dusoreze mu murenge wa Mutete, tureba aho mu mateka bavuga ko urupfu rw'abarwara rwaniye na cyane. Yego. Hano bita izoko. Reka rero tubashimire cyane kandi twizere ko mukomeza kocinga Alpha Tuwacano muri zino ngendo navuga ngo zitanoroshye, ariko tugomba kuzikora. Reka namwe tubashimire kugenda tugiye kugerana. Murakoze cyane. Okay, ngira ngo rero muri kwibona ahangaha mpagaze ni kuri Mare do Rugezi. Navuga ngo ahangaha ni ahantu hazwi mu mateka cyane. Uko muri kubona kino kibuga mutaza kugira ngo ni ikibuga cyo gukiniramo umupira w'amaguru, ahubwo no kuvuga ngo munsi harimo amazi. Uru rufunzo rukikije hano hejuru hose uko muri kugenda muhabona. Byumvikane yuko rero ibi ni byiza, na ahantu navuga ngo heza nyaburanga abanyarwanda bakeneye kumenya ndetse n'abanyamahanga bakeneye kumenya, kuko ahangaha Rugezi cyangwa bakunze kwita ko ari urugezi rwa Nyirantwari. Dukeneye kumenya ngo mbese Nyirantwari yari inde, yari muntu ki. Ahangaha tubabwire ko ari muri Gicumbi, turacyari mu ntara y'Amajyaruguru. Ahangaha bivuga yuko ari isoko ya za Mukungwa, igaburira za Mukungwa ndetse n'ikiyaga cya Burera ndetse na Ruhondo. Ahangaha amazi aturuka ahangaha muri uru rugezi rwa Nyirantwari niho aba yaturutse kugira ngo tuyabone muri za Burera na Ruhondo ndetse na Mukungwa. Batubwira yuko ahangaha hafite hegitari 6,735. Ahangaha hose muri kubona munsi rero bigaragara yuko ari amazi arimo. Murabona abantu barimo hariya kugendamo bisaba kuba bari mu bwato. Ahandi hose naho na amazi arimo, nubwo mubona ari ibyatsi, ariko munsi uzasanga ari amazi arimo. Birumvikana yuko ikiro rugezi ya Nyirantwari ikora ku turere tubiri, akarere ka Burera ndetse na Gicumbi. Birumvikana yuko ariyo iduhuza kuko utwo turere twombi dukoraho. Dukeneye kumenya rero ngo hano amateka yaho na yahe, kubera iki hitwa gutya urugezi rwa Nyirantwari. Ese abahaturiye bibamariye iki? Ese bahafata gute? Ese havuze iki kuri bo? Ese n'ahantu umuntu ashobora kuba yakorera ubukerarugendo, n'ahantu heza nyaburanga umuntu yasura? Ndabizi namwe ko muza kugira gute gushishikazwa no kumenya kuri amwe mu mateka hano hantu. Reka rero twegere bamwe mu bahaturiye kugira ngo batuganirize amateka y'urugezi rwa Nyirantwari. Tugiye gukomeza kino kiganiro turi muri urugezi rwa Nyirantwari kugira ngo tuganire n'abahaturiye, batubwire turi muri buno bwato tunagenda tumenye amateka y'ahangaha, tumenye mbese ni ukuva ryari bahitwa gutya cyangwa ni ukuva ryari bakora urugendo muri amazi bambukiranya wenda akarere n'akandi cyangwa ino mirenge igenda ikoraho. Ngiye kwinjiramo rero kuma nabigenda bahungu. Okay, murabona ko nagezemo. Nde tugenda tuganira. Okay, muze munyegere tujye tuganira na Sasha nawe afata amashusho. Ngiye kwicara ahangaha. Okay, dukomeje nyine urugendo muri kwibona ahangaha ni mu rugezi rwa Nyirantwari. Nabwiye yuko rukora ku turere tubiri, akarere ka Gicumbi ndetse na Burera. Nifuje yuko rero kubahaturiye baza amakuru y'ahangaha cyangwa baza amateka y'ahangaha, dukeneye kubanza kumenya Nyirantwari ninde, suru rugezi kubaruzi amateka yarwo nayahe. Uratangiye twibwira? Nizimira Inosa. Ameze neza? Ntaribi rwose. Ntaribi? Ahangaha se tugusanze ahangaha kuno rugezi ngo nubwo Nyirantwari harya? Rugezi
Nyirantwari yari atuye ruguru iriya, ariko hano ni urugezi rwa Nyirantwari hose nta kibazo barabara kimwe. Nyirantwari se ari mu ntoki? Yari umuntu wari utuye ku gasozi kari hagati iriya, akaba aruhagarariye kuba ari wari utuye ku gasozi wenyine. Yaratuye gasozi wenyine? Nta wundi muntu wari uhatuye? Nawe kari agasozi ke. Kuki yahisemo gutura wenyine rero? Yahisemo gutura wenyine, ngiye kubera kurumva ko nabibwiye ndi umwana muto, nta mateka nagiye mfataye. Bagiye bavuga ko ari ahantu yari yarifatiye, arangiza kuhatura n'imiryango ye. Bigeze nyuma rero akikozeje kwitaba Imana. Ubu ngubu ndumva ko mu minsi ishize bagiye gutera y'ibiti. Yego. Buravuga ngo ni ikintu urwibutso kubera ko nyine yahitira izina akaharagize iki cyerekezo. Ubundi ahantu hahoze mbere hahingwa hatari amazi. Nta mazi ahari? Nta mazi yari arimo. Amazi yaje kuba muno harimo amasoko, yaje gufungirwa epfiriya hari bitanya gafunze amazi agarukira ashoka agiye yarambaza agatuna. Bamaje kuhafunga abazungu hasi bahubakiraho barafunga amazi yose akajya yiyongera mu arangiza agwiriye abaye inyanja. Nukuvuga ngo hanga nta rugizwe ruhari nta rwari ruhari, harahingwaga. Uravuga ati roko Nyirantwari yatuye ku gasozi ari wenyine aturiye aha, reka tubyitugizwa Nyirantwari. None se mwaje kuvumbura gute mwe ko mwakoresha buno buryo bw'urugendo gashyira mu bwato? Nta bwoba mufite se? Nta bwoba tuba dufite kuko twaje kubona ko urabona ko hakurya no hakuno baturiranye kandi bahahirana. Ubwo urabona ko ingendo zari zigoranye kuba wakata, bidusaba gushyira mu bwato bwo kujya bambukiranyamo basurana bagenda bajya guhinga nko hakujyana nk'abahingayo bagashingirana. Dufata icyemezo cyo gushyira mu bwato. Nibyo muri kwibona rero turimo nyine hagati mu rugezi rwa Nyirantwari ari naho turi n'undi gukorera ikiganiro mu bwato. None hano hari ibyatsi ho naho harimo amazi cyangwa amazi ni ibyatsi biba bitwikiye amazi, hasi hari amazi. Je nandi kubona ari nk'ikibuga cy'umupira umuntu hajya hagakina. Oya, hasi aba ari amazi biba bitwikiye hejuru. None se nta bantu bashobora kugwamo? Hano ubundi kera hazagamo abantu bamwe baje kwiyahura, ubona ko habagamo umurengo umuntu akaba afite nk'ibibazo akaza akiyahuramo, ariko nk'aho dutwara ubwato nta muntu uburagira ikibazo. Tuba dufite n'amajiri ubundi twe twafata nk'ahantu hatateye ikibazo, kandi no twonye twafata nk'ahantu badufitiye akamaro mu mpande zose. Aya mazi amaje kugwira twabonye aya mazi amaje kugwira byatumye tubona amazi mu mpande zose, kandi birongera bidufasha n'ikindi cyerekezo ikibundi buzima bwose buriho, bituma tubona n'inyoni zitandukanye mu mpande zose. Urabona ko zazitembera cyane, bavuga ko hano ubwoko bwinshi bw'inyoni muri bwinshi tusigaye tubona n'abazungu batembera baje kureba izo nyoni kurusha uko bavuye iwabo hirya. Noneho bikaba byavuga ko ari ubukerarugendo, abantu bakora ubukerarugendo barahakorera. Reka bibafasha ikiro ko abazungu baza bakareba. Bidufasha iyo baje tubona amafaranga. Nibyo kandi noneho nabo bakishimira kuba babonye izi nyoni zirimo kurusha mu bindi bihugu baba bari kugendamo. Tubwira uburyo mushobora kubona amafaranga kuri abo bamukerarugendo. Muri abo mukerarugendo iyo baje urabona ko aho basohoreye basohora, ubundi bakunda gusohora ibyumba ku bwuzu. Iyo bavuyeyo batembera hano bazanye n'abasemuzi, twe tukabatembereza. Muri kubatembereza bakamubafotoreza inyoni bakaduha amafaranga bakagenda. Nibyo nk'amafaranga uretse gufata nangahe biturutse kuri urwo rugendo? Ubundi twewe kubera ko urabona ko abantu b'abazungu bakeneye kugenda ari bakeya mu bwato, iyo dupakiye nk'abazungu, iyo baje ari nk'abazungu 12 bidusaba ubwato butatu. Ubwo buri bwato tubara ibihumbi 10. Nibyo navuga ro hano hantu abafitiye umumaro, dufite akamaro kanini cyane. Icyo mwifuza kindi cyakorwa kugira ngo arushe kugenda neza nk'iki? Nko kubaka ubukerarugendo, wakagira icyerekezo kindi kidufasha bakaba bahaza cyane kurusha uko baza baturutse. Wumva ari nk'ibiki biburanga kugira ngo abantu baza ari benshi? Byasaba ikintu byadusaba nk'inkunga, nka leta igareba icyo yadufashamo igahita ifata, kuko ikadufasha nk'abo bantu bakaba bubaka nk'inzu baza bakaruhukira aha, natwe byadufasha kugira ngo baboneke ari benshi kandi umuturage wese akagira icyo yabona ari tuyanga. Mwese muna nta kintu cyavuga kugira ngo hano hari rufunzo narwo ruveho hagaragare nk'amazi gusa? Oya, ntacyo bitwaye kuko n'ubundi rufunzo ntabwo rura ry'amazi, ahubwo rura rufunzo rutuma ya misambi ijyamo ikabyara, inyoni zikabyara n'ibi byatsi bigatuma inyoni ziyongera nta kibazo zigize. Ukurikije amakuru ufite nk'umuntu hamaze igihe, umva ari nk'ubwoko bungahe bw'inyoni burimo? Harimo ubwoko bwinshi, mbona nk'ubwoko burenze, ushobora kuba harimo ubwoko burenze nka 200. Ubwoko burimo ni bwinshi cyane. Ubwuzi n'ubuhe wowe? Mbo imisambi, inyange, nyirabarajonga,
bo hakabamo ari n'izindi nyoni zajemo zimwe nuko tutazitaho n'inkurakuri hakabamo n'utugonyi tuno twoga twibirira mu mazi hasi oya turaboneka iyo bibaye ngombwa nk'aha hepfo urabona tuyara amazi magari kurusha aha ngaha buba burimo butembera ugasanga ari mu bwoko bwinshi bw'inyoni butandukanye ngira ngo mwabyumvishe nyine aya ni ahantu hari unavuga ngo hari ubwiza nyaburanga tuba dukeneye kugenda ngo tumenye bishoboka ko haba hazwi cyangwa hatanazwi ariko ni byiza ko abanyarwanda cyangwa abanyamahanga babona bavuga ni iki kibura kugira ngo habe hakorwa neza abashoramari ba mukerarugendo bazi nk'uko babitubwira avuga ati haramutse hakozwe neza twabona n'amafaranga arenze kuyo twabonaga birumvikana ni muri Gicumbi kuba abantu bahasura bakahamenya ni byiza cyane kandi bakakorera ubukerarugendo ndetse n'abashora imari bakaba bashora imari ngira ngo rero reka tugushimire ikiganiro cyiza uduhaye ngewe nyine kubitewe n'uko ibyo byaba byiza cyo ko zari akarusho kabayeho hari umugabo wita Olivier wagize ubushakashatsi bwo kuba yabungabungisha izo nyoni agashyiraho abazirinda kuko abaturage mbere barazihohoteraga bakagira ute ariko bamaze kumenya ko byose bikenewe bikunzwe ubu ni ikintu cyiza cyabaye buri muturage abona bimufitiye akamaro izo nyoni ziri protege zirarinzwe neza bikomeye cyane yaba sunure nazo kubona reba zirahurije uko ziba zimeze nta ibigi ifite ikibazo nimwe baragenda bazibona hariya by'umugani zira muri kugenda mubona zitoramo ariko nuvuga ngo zitora ahangaha zikiberamo zakenera urabona ko bateje n'ibi biti iyo zikeneye kubyara zigira muri ibi biti zikarika zikabyara nta kibazo zaziragira reka tubashimire ngira ngo tuzakora ikindi kiganiro cy'igice cya kabiri tuberekana ziriya nyoni tubashe kuzisura turebe n'amoko ashobora kuba agaragaramo turabashimiye cyane murakoze namwe murakoze reka dusohokemo murakoze no kuduha umunyenga byari byiza cyane murakoze cyane rero turacyari hano kuri rwa rugezi rwa Nyirantwari uko mwakomeze kugenda mubyumva ndetse n'amateka agenda bivuga twahuye naho na bamwe mu bahaturiye mu bahakuriye baza amateka yabo twaganiriye ariko hari n'abavuga ati reka twiyemeze ubwo tubonye ahantu heza nk'ahangaha nyaburanga hashobora kuba hari n'ibisobe by'ibinyabuzima bigiye bitandukanye ni gute byabungabunga bigakomeza kwitabwaho niyo mpamvu rero turi kumwe n'uyu nguyu umwe ngira ngo atangira bibwira nitwa Dr Nsengimana Olivier mpagarariye umuryango nyarwanda witwa Rwanda Wildlife Conservation Association tukaba tubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'indi kamere urwo rusobe rw'ibinyabuzima rukenera kugira ngo rubeho yego ngira ngo rero tubasanze n'aha ngaha navuga ngo ni amahirwe ese ngaha murateganya kuba mwakorera ikiho ku gishanga cya Rugezi icyo tuhakorera nk'uko mbivuze ni ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane abantu benshi cyane batuziho kubungabunga inyoni y'imisambi yego igishanga cya Rugezi ni ahantu hamwe mu gihugu cy'u Rwanda habumbatiye cyangwa se hari indiri y'imisambi myinshi mu gihugu kuba imisambi yari iri kugabanuka n'ubu no ku gishanga cya Rugezi harimo igabanuka byasabye ko dushyiraho imbaraga nyinshi cyane kugira ngo dukore ibikorwa byo kwibungabunga mu bikorwa rero dukora harimo gukorana n'abaturage kwigisha gukorera mu mashuri ariko noneho no gutanga akazi igishanga cyose dufiteho abo bita marsh rangers ni ukuvuga ngo ni abantu baturiye igishanga duha amahugurwa tukabaha akazi kugira ngo babashe gucunga ibikorwa by'ubwononnyi ariko noneho banadufashe gufata amakuru kuri urwo rusobe rw'ibinyabuzima baba bafite ubushobozi tubaha imyambaro tukabaha ama smartphone tukabaha smartphone harimo nka application cyangwa se uburyo bashobora gufata amakuru niba babonye imisambi niba babonye iki akaba yabitwohereza mu buryo bwihuse nuvuga ngo ni uburyo turi gufasha turi kuzana ahantu bahaturiye cyangwa se communities ba nyirabyo kubashyira in charge ku buryo babasha kuduha amakuru babasha no kubibungabunga ikindi dukora nuvuga ngo tugerageza no kubahuza n'inzego za leta guhera ku rwego rw'umudugudu kugera ku karere ku buryo babasha gukorana igihe hari ibikorwa by'ubwononnyi ku buryo babasha gufatikanya kugira ngo babigabanye uvuga ngo ibyo ngibyo uretse kuba ari imisambi wenda tuvugaho cyane ariko ibyo byose biraza bigafasha n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima nk'uko mwabibonye wenda hano habamo inyoni nyinshi cyane ku bantu bakunda inyoni ni ahantu heza ho kuza kureba inyoni haratuje ikindi ni ukuvuga ngo iyo imisambi yabyungukiyemo ni ukuvuga ngo iyo imeze neza n'igishanga kiba kimeze neza n'urwo rusobe rw'ibinyabuzima rundi narwo ruba rumeze neza ibyo byose rero biza bigatanga n'izindi nyungu zishobora kuriraho cyane cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo
uko urebye ku gihugu cyacu haba conservation cyangwa se kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bijyana n'ubukerarugendo. Nuvuga ngo uko tubungabunga ibyo dufite ibyo haba ibishanga, haba amaparike, haba ahandi hose dufite n'urwo rusobe rw'ibinyabuzima, ni nako biduha inyungu mu byo dushobora gukuramo, cyane cyane ko bikurura abantu. Iki gishanga nitugifata neza tukagira imisami myinshi, tukagiramo inyoni nyinshi, bizatuma n'abahaza bashobora kwiyongera. Nubwo rero nicyo nashaka wenda kuvugaho ko mu byo dukora hazagenda hubakiraho n'ibindi, nuvuga ngo hari izindi nyungu zizagenda zibizamo. Ikindi tugerageza gukora wenda no kubaka ubushobozi bw'abantu dushaka gukora, haba abo ba rangers, abo n'abandi bantu baturiye, ku buryo batangira kwihimbira n'indi mirimo itagamije konona igishanga, ahubwo bashobora kukibyaza umusaruro mu buryo burambye. Cyane cyane kimwe mu buryo burambye ni nk'ubwo bukerarugendo, ahantu habungabunzwe, ukazana umuntu kureba urwo rusobe rw'ibinyabuzima, tukirinda kuhahinga, kujya gutamo imyanda, kugira gute, ni uburyo burambye, kubera ko ba bantu baraza bakabona ibyo bashaka kureba, na cya gishanga kigahamaho, rwa rusobe rw'ibinyabuzima rugahamaho, bityo wa muntu wabikoze bikamugirira akamaro, ndetse n'abazamukomokaho, ndetse n'igihugu muri rusange kikabigiraho inyungu. So ndatekereza ni ibintu biri hafi cyane cyane birebye ko leta nayo ibishyiramo imbaraga, kuba bashyiraho ibikorwa remezo, kuba hari uyu muhanda uturuka iryo za base ukaza ukanyura hano muri Gicumbi, ni ikintu kiba kiyongereyeho kizana agaciro cyane kuri iki gishanga, cyane cyane ko naba bandi bakora inzira, wenda tuvuga urugero, niba ufite umukerarugendo umunyujije i Kigali yagiye i Musanze, niba ashaka kujya wenda mu burasirazuba, icyo gihe ntabwo ari ngombwa ngo umunyuze ahantu hamwe. Uvuga ngo rero uko umunyujije muri iyi nzira nshyashya inyuze ku gishanga cya Rugezi, bishobora kuba ngombwa ko ushobora no kuhahagarara, ukabasha kureba n'icyo gishanga, ukamenya n'ibyaho. So ni byiza ko n'abantu rero batangira kwitegura, haba abayobora abantu, haba abafite ibyo bikorwa bitandukanye bijyanye no kubungabunga igishanga cya Rugezi, ku buryo babasha kubimurikira abandi, bikabagirira akamaro. Ikindi wenda ni ukureba ibindi infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo bikomeza kugenda biyongera. Nk'ubu tuvuga urugero, umuryango wacu, abo barenja nakubwiye, abo bantu dukorana nabo, turi kububakira ranger post, ni ukuvuga ngo ahantu bakorera, ariko ni ahantu dushaka kubaka ku buryo haba ari ahantu bakorera, ariko bashobora no kuhabyaza umusaruro, bashobora kuhashyira ibindi bintu, haba serivisi bacuruza, haba kuyobora abantu, bashobora no kuhashyira campsite, ku buryo n'umuntu yabasha kuharara, ahantu umuntu ashobora kubona icyayi ageze aho ngaho, akabona n'ubwiherero. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu adahagarara hano kubera ko atabona, atari babone rimwe izo serivisi zose akeneye. So ibyo byose turi kugerageza kubitekerezaho, ku buryo uko twubaka, uko dushyira imbaraga mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ariko noneho tunatekereze n'uburyo bishobora kugirira abantu cyangwa se n'ababikora akamaro. Murakoze cyane. Wenda ikibazo wenda cya nyuma, ese nk'umuntu watekereje kuba waza hano, hari nk'ubwoko runaka cyangwa nk'ingano y'inyoni zaba ziri hano zabutuma umuntu aba interese yo kuza kureba? Igishanga cya Rugezi kirihariye, gifitemo ubundi akenshi nk'ahangaha turi, ni ahantu harimo n'amazi afunguye, open water. Nuvuga ngo ku bantu bakunda kureba izo bita water birds, nuvuga ngo hari umwihariko wo kugira inyoni ushobora kuhasanga, wenda udasanga ahantu h'ishyamba, udasanga ahantu wenda hari umurambi hameze ukundi kuntu. Nuvuga ngo water birds, nuvuga ngo hafite umwihariko w'ubwo bwoko bw'inyoni. Ikindi, harimo n'izindi nyoni usanga ziboneka hano, zidakunze kuboneka mu bindi bice, kubera wenda n'uburyo igishanga giteye. Nuvuga ngo ni igishanga kiri cyo mu misozi, kiri ku buhaname bwo hejuru. Nuvuga ngo hari uburyo ahantu haba hateye n'imiterere yaho n'ibintu bihari, bigafasha ibinyabuzima bimwe na bimwe kuba byahaba, bitabashobora kuboneka ahandi hantu. So igishanga cya Rugezi nacyo gifitemo uwo mwihariko. Ntekereza ko biri no mu bintu wenda bizakurura abantu, kuko hari amoko y'inyoni amwe atandukanye abantu bashobora kuza kureba hano batabona ahandi. So ndumva uko wenda igihe kizagenda kiza, n'ibyo byose ni ibintu
tugomba gushyira hanze bikagaragara, tukagaragaza ibyo byiza byose, wenda ugakora documentary ukagaragaza ayo moko y'inyoni ku buryo bigenda bigaragariza abantu umwihariko w'icyo gishanga. Reka tubashimire ko ndabona muri igisubizo muri bimwe tugenda twibaza tuvuga ngo hano hantu ni gute habyaza umusaruro, ni gute hakurura abantu kurushaho, ndetse ari igihugu ari abaturage bahaturiye bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Ni ugufatikanya, ni twese hamwe, ntabwo ari iby'umuntu umwe. Ibyo wenda ikintu twebwe mu muryango wacu dushingiraho ni ukuvuga ngo ibintu ni ibyacu Abanyarwanda, twebwe tugomba kubigiramo uruhare, natwe bigomba kugira akamaro. Ni nacyo kintu tugerageza kwigisha cyangwa se no kubwira abo dukorana bose. Ubu dufite deja abantu barenga 100 mu gihugu hose, barenga 140 duha akazi muri uru rwego, muri ubu buryo, haba bacunga ibishanga mu gihugu hose ndetse n'utundi dushyamba tumwe na tumwe. Kuvuga ngo tugerageza gukora akazi, ariko nanone tunabashishikariza nabo kubakira kuri ibyo ngibyo.